Hari itandukaniro rikomeye hagati yo gutangaza ko umutwe runaka witwaje intwaro ko wemeye kuzishyira hasi ndetse no kugaragaza aho izo ntwaro zizakusanyirizwa igihe abarwanyi bazatangirira kuzitanga abagenzura icyo gikorwa nuko abakoze ibyaha bagomba kugezwa imbere y'ubutabera. Ni muri iryo tandukaniro nyine tuvuze haruguru, ndavuga hagati y'amagambo n'ibikorwa. Tugiye noneho kubirebera ku mutwe w'abajenosideri wa Fdlr kubera ko imiryango mpuzamahanga noneho yahagurutse. Kuri uyu wa 13 Kanama 2026 itsinda mpuzamahanga rishinzwe gukurikirana ibibazo byo mu karere k'ibiyaga bigari ICG ryashyize ahagaragara itangazo rihuriweho ryakira ibyatangajwe na guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo no kubirebana na gahunda yo kwambura intwaro igice cya Fdlr cyangwa se wenda uyu mutwe cyangwa se iri tsinda mpuzamahanga rirasaba ko noneho ubutegetsi bwa Tshisekedi ko bugaragaza ku mugaragaro ibijyanye nuko uyu mutwe w'abajenosideri uzashyira intwaro hasi, byose bijyana n'amasezerano uyu mutwe w'abajenosideri uherutse kugirana na Kinshasa. Ariko iri tsinda ntabwo ryahagarariye cyangwa se wenda ngo rivuge ko ryishimiye mu buryo udasubirwaho uko Tshisekedi agiye gusenya uwo mutwe w'abajenosideri. Ryahise risaba Kinshasa gutanga gahunda y'ibikorwa isobanutse, ingengabihe ishoboka n'uburyo bufatika bwo gushyira mu bikorwa ibijyanye no kwambura intwaro ndetse no guhagarika uwo mutwe w'abajenosideri baherutse kugirana amasezerano. Ubutumwa bwayo burasobanutse. Turifuza kubona inyandiko isobanutse kandi ihagije igaragaza uko Tshisekedi Chirombo n'umutwe w'abajenosideri wa Fdlr bazashyira mu bikorwa gahunda yo gusenya mu buryo bwa burundu uyu mutwe. Igikenewe ubu noneho ni ibikorwa bigaragara kandi bishobora no kugenzurwa mu buryo bwa burundu. Itangazo ryasohowe n'ibihugu n'imiryango igize ICG iyobowe n'Ubufaransa. Abaryemeje barimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ububiligi, Canada, Denmark, Umuryango w'Ubumwe bw'Uburayi, Ubufaransa, Ubudage, Ubuholandi, Swede, Ubusuwisi ndetse n'Ubwongereza. Abo bose nibo bashyize umukono kuri iri tangazo, bakaba bifuza ko Tshisekedi Chirombo noneho agaragaza neza inyandiko igaragaza gahunda zo gusenya mu buryo bwa burundu uyu mutwe w'abajenosideri. Ibi bivuze ko noneho ubutumwa bwaryo burasobanutse 100%, ntabwo kandi ari ubutumwa bwaturutse mu gihugu kimwe, ahubwo ni ubutumwa bwahurijweho n'abafatanyabikorwa bakomeye bafite uruhare rukomeye cyane mu bya diplomasi, umutekano n'ubutabazi mu karere k'ibiyaga bigari. Ibyo bihugu byose uko tubivuze haruguru, ubwo ndavuga nyine Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ububiligi, Canada, Denmark, Umuryango w'Ubumwe bw'Uburayi, Abafaransa, Abadage, Ubuholandi, Swede, Ubusuwisi n'Ubwongereza, bose barifuza ko Tshisekedi Chirombo noneho asenya uyu mutwe. Ariko kandi ntabwo bijyana n'amasezerano yashyizeho umukono na Fdlr, bo barashaka noneho ingengabihe igaragaza igihe gahunda izarangirira, uko izakorwa ndetse n'igihe byose bizatangirira. Abafatanyabikorwa icyakora bavuze ko bakiriye ibyatangajwe neza na guverinoma ya RDC kwa 28 Nyakanga 2026 by'uko igice kimwe cya Fdlr cyemeye kandi kigashyira umukono kuri protokole igamije kwambura intwaro abarwanyi b'uwo mutwe w'abajenosideri, kubakura mu gisirikare ndetse no kubakusanyiriza ahantu habugenewe. Icyakora cyo imvugo ya ICG bakoresheje muri iyi nyandiko irimo ubushishozi bukomeye. Ntabwo ari itsinda ryatangaje ko Fdlr yamaze kwamburwa intwaro, oya. Ntabwo kandi bavuze ko ikibazo cya Fdlr cyakemutse, bavuze gusa ko bakiriye neza ibyatangajwe na Kinshasa, bakomeza no gusaba ko ayo magambo ahindurwa ibikorwa bifatika. ICG yasabye ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo gutegura vuba gahunda y'ibikorwa n'ingengabihe ishoboka bizatuma ihagarikwa rya Fdlr rikorwa mu buryo bufatika. Iyo gahunda igomba gusobanura nibura igihe ibikorwa bizatangirira, aho bizabera, uko abarwanyi bazakusanyirizwa hamwe, uko bazamburwa intwaro ndetse n'inzego zizagenzura ko ibyo byose birimo kubahirizwa 100% kugira ngo u Rwanda rwizere ibijyanye n'iyo gahunda. Iri tsinda ryavuze ko ibyo bikorwa bigomba gukorwa hubahirizwa inshingano za RDC, ndavuga nyine ibyo bemeye mu masezerano ya Washington no muri gahunda y'ibikorwa izwi nka CONOPS.
CONOPS ivugwa muri iri tangazo ni gahunda yo kuwa 31 Ukwakira 2024, ni gahunda ubundi yemejwe muri Angola cyangwa se Rwanda, yerekeye gutandukanya ingabo zari zihanganye, kwambura Fdlr ubushobozi bwo guhubanganya umutekano n'umudendezo w'u Rwanda, ndetse no gukuraho ingamba z'ubwirinzi zafashwe n'u Rwanda. Nibutsa ko rero iyi gahunda ya CONOPS yaje no kwimurirwa noneho mu masezerano ya Washington. ICG yanagarutse ku masezerano ya Washington yasinywe kwa 27 Kamena 2025, ishimangira ko gahunda nshya Kinshasa ivuga ko yagiranye n'igice cya Fdlr kigomba gushyirwa mu bikorwa, yubahiriza ibyo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo yemeye muri ayo masezerano. Ibi ni ingenzi kuko iri tsinda ritafashe protokole nshya nk'isimbura amasezerano ya Washington yari yarasanzweho nyine cyangwa se yarashyizweho umukono. Ibi kandi byagarutsweho cyane n'igihugu cy'u Rwanda, ndetse n'ibi bihugu byo mu burengerazuba bw'isi byongeye gushimangira umurongo w'u Rwanda. Bo rero basabye ko ahubwo biba uburyo bwo gushyira mu bikorwa inshingano Kinshasa yari yamaze kwemera. Ni mu yandi magambo, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ntabwo yasabwe gutegura indi nzira ya politiki itandukanye n'amasezerano yari yarasinywe, yasabwe kugaragaza uko ibyo yari yaremeye bizashyirwa mu bikorwa kandi bigatanga umusaruro ugaragara. Indi ngingo ikomeye yagarutsweho na ICG nijyanye no kudahana cyangwa se ijyanye nuko noneho ibijyanye no kugeza imbere y'ubutabera abo bajenosideri bakoze amahano hano mu gihugu cy'u Rwanda, uko byose bizagenda. Protokole yo kwambura abarwanyi intwaro ishobora gusobanura uko yego bazashyira hasi intwaro cyangwa se ko bazava muri iyo mitwe yitwaje intwaro, aho bazakusanyirizwa nuko bashobora gusubizwa mu buzima busanzwe, ariko ibyo ntabwo bihita nyine bisaba ko ibyaha abantu bakoze nyine bihagarikwa. Oya, bivuze ko n'ubundi abahekuye u Rwanda bagomba kubiryozwa. Ni nayo mpamvu ICG yasabye guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo gusobanura mu buryo bugaragara ibijyanye nuko bazarwanya umuco wo kudahana bivugwa muri iyo protokole. Iri tsinda rirashaka ko hamenyekana uko abantu bakekwaho ibyaha bikomeye cyane basize bakoze hano mu gihugu cy'u Rwanda bazatandukanywa n'abandi barwanyi, uko bazakurikiranwa n'uburyo ubutabera buzubahirizwa muri icyo gikorwa. Bivuze ko gushyira intwaro hasi bitagomba guhinduka uburyo bwo guhisha cyangwa se wenda kuba basiga inyuma ibyaha bakoze. Oya, nta nubwo bigomba gusibanganya amahano bakoze hano mu gihugu cy'u Rwanda. Inzira yo kwambura intwaro ishobora gufasha kugabanya imirwano ndetse no gusubiza abarwanyi mu buzima busanzwe, ariko abakekwaho ibyaha bagomba gukurikiranwa hakurikijwe amategeko n'ibimenyetso, buri wese akabazwa ibyo yakoze ku giti cye. ICG yasabye kandi Kinshasa gukorana na MONUSCO, ubutumwa bw'umuryango w'abibumbye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, ikaba umufatanyabikorwa w'ingenzi mu bijyanye no gushyira iyi gahunda mu bikorwa. Uruhare rwa MONUSCO narwo rurasobanutse, rujyana ngo no mu gufasha mu kugenzura ibikorwa byo kwambura intwaro, gukusanya no kurinda amakuru, gutandukanya abarwanyi n'abasivile, ndetse no gukurikirana uko inzira yose yubahirizwa n'amategeko mpuzamahanga. Iri tsinda ntabwo ryatanze ibisobanuro byose ku nshingano MONUSCO izahabwa, ahubwo ryasabye ko Kinshasa isobanura imikoranire izaba hagati yayo n'umutwe w'umuryango w'abibumbye, ubwo nyine ndavuga izo ntumwa za MONUSCO. Ibi bigaragaza ko ICG cyangwa se bya bihugu byo mu burengerazuba bw'isi twavuze haruguru barashaka gahunda izaba ifite uburyo bwo kugenzurwa n'inzego zitari ku ruhande rumwe muri ayo makimbirane, cyangwa se Abazungu cyangwa se mu burengerazuba bw'isi. Barifuza ko iyi gahunda idatangazwa na Tshisekedi ko yayishyize mu bikorwa. Oya, ahubwo barashaka urundi ruhande rwa gatatu rurimo hagati kandi rudafite aho rubogamiye. Ahari igice gikomeye cyane kurusha ibindi byose muri iri tangazo, naho ICG yavuze ko kuba ingabo cyangwa se izindi nzego za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo zakomeza gukorera hamwe n'abarwanyi ba Fdlr cyangwa se bagakomeza gufatanya mu bikorwa bya gisirikare, ngo byaba binyuranyije n'ibyo Kinshasa yemeye mu masezerano ya Washington. ICG aha yakoresheje amagambo adasiga urujijo cyangwa se asobanutse. Gukorera ahantu hamwe cyangwa se gukorana mu bikorwa na Fdlr ntibishobora kubangikanywa n'inshingano zemejwe muri Washington cyangwa se Kinshasa ubwayo yemeye mu masezerano.
Ibivuze ko mu gihe Kinshasa ivuga ko igiye kwambura Fdlr intwaro idashobora gukomeza gukorana n'abarwanyi bayo mu bikorwa bya gisirikare cyangwa se kubafata nk'abafatanyabikorwa babo karahabutaka cyangwa se abafatanyabikorwa babo b'inkoramutima. Iyo ngingo niyo izaba imwe mu zizapimirwaho niba gahunda yatangajwe ari y'ukuri cyangwa se niba nyine ari za gahunda tuzi za Tshisekedi ziguma mu nyandiko no mu bihuha. U Rwanda rumaze igihe rushinja ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo gukorana na Fdlr ndetse no kuyiha ubufasha. Kinshasa yagiye itanga ibisobanuro bitandukanye kuri ibyo birego. Kuba rero ICG nayo ubwayo yasabye ko imikoranire iyo ari yo yose ihagarara, bigaragaza ko iki kibazo kizakomeza gukurikiranwa ni mu bijyanye n'ishyirwa mu bikorwa ry'ayo masezerano. Icyakora cyo iri tangazo ntabwo ryagaragaje ko ryemeje buri kirego cyose cyatanzwe n'uruhande urwo ari rwo rwose muri aya makimbirane, ahubwo ryagarutse ku ihame rigomba kubahirizwa. Nta mikoranire ya gisirikare cyangwa se wenda gukorera hamwe na Fdlr bigomba gukomeza kubaho mu gihe amasezerano noneho yo gusenya uwo mutwe yatangiye gushyirwa mu bikorwa. Nubwo igice kinini cy'itangazo kibanda ku nshingano za guverinoma ya RDC ku kibazo cya Fdlr, ICG yanavuze ko yiteguye kwakira intambwe zifatika zaterwa na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo cyangwa se u Rwanda mu gushyira mu bikorwa ibyo impande zombi zemeye mu rugendo rw'amahoro. Ubutumwa bw'iri tsinda nuko inshingano zitareba uruhande rumwe gusa. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ifite ibyo yemeye gukora ku kibazo cya Fdlr, u Rwanda narwo rufite inshingano ziri mu masezerano zijyana no gukuraho ingamba z'ubwirinzi. ICG ikavuga ko izakora ibikorwa bifatika kandi ikakira neza rwose ikanakurikirana ibyo impande zombi zizakora, ariko ko izanakomeza gusaba ko buri ruhande rukomeza gukora ibyo rwemeye mu masezerano. Iri tsinda ryasabye kandi abarebwa n'amasezerano ya Washington, gahunda ya Doha n'izindi nzira z'ubuhuza zirimo ibikorwa by'umuryango wa Afurika yunze ubumwe gukomeza gushyira mu bikorwa ibyo bose biyemeje. Ibi bigaragaza ko amahanga atabona inzira ya Washington n'iya Doha nk'izihanganye, oya, ahubwo amahanga arafata izi nzira ebyiri nk'aho zigomba kuzuzanya cyangwa se gufatanya. Washington yibanda cyane ku bibazo biri hagati ya RDC n'u Rwanda, ni mu gihe ibiganiro bya Doha kuri ubu ngubu nabyo bikomeje kugenda bireba cyangwa se bikemura ibibazo biri hagati ya M23 na Congo cyangwa se abanyekongo ubwabo. Ni mu gihe ICG yasabaga Kinshasa gutanga gahunda y'ibikorwa ku kibazo cya Fdlr, yanashimye intambwe iheruka guterwa mu biganiro bya Doha. Iri tsinda ryakiriye neza amasezerano yo kurekura ndetse no guhererekanya imfungwa hagati ya guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo na M23. Ryashimye by'umwihariko igikorwa giheruka aho komite mpuzamahanga y'umuryango wa Croix Rouge ICRC yafashije mu gutwara no gushyikiriza M23 abantu 15 bari bararekuwe n'ubutegetsi bwa Congo. Abo bantu bavuye i Beni ku mugoroba wo kwa gatandatu Kanama 2026 banyuzwa muri Uganda maze bagezwa mu bice bigenzurwa na M23 kwa 7 Kanama. ICG yavuze ko icyo gikorwa ari intambwe ikwiriye kuko kurekura imfungwa bishobora gufasha mu kubaka icyizere ndetse no kugabanya ubushyamirane hagati y'impande zihanganye. Ariko icyo gikorwa ntigisobanura ko ibibazo byose byamaze gukemuka. M23 ndibutsa ko icyo gihe yatangaje ko mu bantu 15 yakiriye 9 gusa nibo bari ku rutonde rw'abantu 768 yari yarashyikirije abahuza. Yavuze ko abo bantu muri 6 basigaye ngo batari kuri urwo rutonde, naho umwe akaba umunya-Uganda uvuga ko nta sano yari afitanye n'iryo huriro. Ibyo rero ni ibisobanuro byatanzwe na M23, ntabwo ari umwanzuro w'urukiko cyangwa se wenda iperereza ryigenga, ariko byatumye iri huriro risaba ko abandi bose bashyizwe ku rutonde ko barekurwa cyo kimwe n'abandi. Kinshasa nayo yavuze ko kurekura abo bantu 15 kari ikimenyetso cy'uko yubahiriza ibyo yemeye ni mu biganiro bya Doha. Yasabye ko n'izindi mpande zikora ibyo nayo yakoze, inagaragaza ibirego byayo ku bikorwa ivuga ko byakomeje guhubanganya agahenge. Bityo impande zombi zakiriye irekurwa ry'abo bantu nk'intambwe ifatika kandi yatanze akamaro, ariko buri ruhande rukomeza gusaba ko hakorwa ibirenze ibyakozwe. ICG nayo yavuze ko ihererekanya ry'aba barekuwe kari igikorwa cy'ingenzi cyo kubaka icyizere hagati y'abari mu ntambara.
ICG yongeye no kwibutsa impande zose ko inshingano zo kurinda abasivile no kubahiriza amategeko mpuzamahanga arengera abantu mu gihe cy'intambara. Yasabye ko hakurikizwa imyanzuro y'akanama k'umuryango w'abibumbye, ndavuga inama ya UN Security Council cyangwa se akanama k'umutekano gashinzwe akanama k'umuryango w'abibumbye mu mbabarire gashinzwe umutekano, n'umwanzuro 2773 n'umwanzuro 2808, kandi ubusugire bw'ubutaka bw'ibihugu bugakomeza kubahirizwa. Iri tsinda ryasabye impande zose guhagarika ibikorwa byazamura ubushyamirane ndetse no korohereza abaturage kubona imfashanyo ndetse no kugira ngo zibagereho mu buryo butekanye. Abakozi n'imodoka z'ubutabazi bagomba kwemererwa kugenda mu mutekano, imfashanyo zikagera ku baturage nta nkomyi, kandi ibikorwa bya gisirikare nibishyire mu kaga abaganga, abarwayi, impunzi n'abavuye mu byabo. Ibi rero bifite uburemere bwihariye mu burasirazuba bwa RDC, aho intambara imaze gutera abaturage benshi kuva mu byabo, gusenya ibikorwa remezo ndetse no gukora ku bikorwa bijyanye no kugora inzego z'ubuzima kugera ku baturage. Ni mu itangazo ryo muri Gicurasi 2026 ndibutsa ko ICG yari yanasabye ko agahenge kubahirizwa, ko imikoreshereze y'indege zitagira abapilote itongera noneho gushyira abasivile mu kaga, kandi ko inzira z'ubutabazi zakoroshywa cyane. Icyo gihe iri tsinda ryanashimangiye ko nta gisubizo cya gisirikare gishobora kurangiza intambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Icyemezo cya ICG ntabwo cyanze gahunda yatangajwe na Kinshasa, ahubwo cyakiriye icyo gitekerezo cyangwa se iyo ICG yacyagiriye nk'intambwe ishobora kugira akamaro, ariko kigena ibyo igomba kuba yarujuje kugira ngo noneho yizerwe 100%. Icya mbere ni gahunda y'ibikorwa igaragaza uko Fdlr igomba kurandurwa. Icya kabiri ni ingengabihe ishoboka kandi ishobora no kugenzurwa. Icya gatatu ni uburyo bwo gukurikiranaho abakekwa ibyaha kugira ngo kwambura intwaro bititiranywa no kubabarira cyangwa se wenda kutabageza imbere y'ubutabera. Icya kane ni uruhare rwa MONUSCO n'abandi bafatanyabikorwa bashobora kugenzura ishyirwa mu bikorwa ry'iyo gahunda ya Tshisekedi n'abo bajenosideri. Ni mu gihe icya gatanu nk'uko bano bazungu bo mu burengerazuba bw'isi babyifuza, ni ihagarikwa ry'imikoranire iyo ari yo yose hagati y'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo n'abarwanyi ba Fdlr. Izi nizo ngingo zigaragaza niba protokole yatangajwe kwa 28 Nyakanga izaba intangiriro yo gukemura ikibazo kimaze imyaka myinshi, cyangwa se niba izongera kuba ku rutonde rw'amasezerano twagiye tubona mu bihe bitandukanye yasinywe ariko ntashyirwe mu bikorwa. Twihuse cyane ariko nanone tugana ku musozo. Kwakira neza protokole si ukumenya neza cyangwa se wenda si ukumenya cyangwa se kuyemeza nk'aho yamaze nyine kugera ku ntego. Oya, ni uguha Kinshasa amahirwe yo kugaragaza ko ibyo yatangaje ko bishobora guhinduka ibikorwa bifatika. Niyo mpamvu rero itangazo rya ICG ndavuga bya bihugu byose rishobora kuvugwa mu nteruro imwe gusa. Amahanga yakiriye amagambo ya Kinshasa, ariko ubu ayo mahanga arashaka kubona gahunda, ingengabihe n'ibikorwa bifatika. Fdlr ntizaba yahagaritswe kubera ko hari inyandiko yasinywe na Tshisekedi. Izaba yahagaritswe igihe abarwanyi bazaba bashyize intwaro hasi. Imikoranire yabo n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo nabyo bizaba byamaze gushyirwaho akadomo. Abakekwaho ibyaha bazaba bagejejwe imbere y'ubutabera, kandi inzego zitabogama zemeje ko ibyo bikorwa ko byabaye. Ari nayo mpamvu noneho u Rwanda ruzizera 100% ko byakozwe na Tshisekedi, narwo rugakuraho ingamba z'ubwirinzi. Kimwe nuko kurikura abantu 15 byabaye intambwe ya mbere ku butaka. Icyizere hagati ya Kinshasa na FCM23, protokole yerekeye Fdlr nayo ishobora kuba intangiriro y'impinduka koko zifatika mu mubano twashimangira ko utifashe neza hagati y'u Rwanda na RDC. Ariko ni mu nzira y'amahoro yo mu karere k'ibiyaga bigari. Agaciro k'amasezerano ntikabarirwa ku mubare w'imikono yagiye igaragara nyine kuri ayo masezerano cyangwa se ku mpapuro mu bihe bitandukanye, kabarirwa mu byahindutse ku butaka, ku mutekano w'abaturage ndetse no ku kuba buri ruhande rwarakoze ibyo rwemeye.